ca nawe rero nkorera aga surprise, unkorere umereze like, unkorere sub, unkorere nyandikira muri comment, ako sha nanjye mujye munyandikira mu ga comment ko ubusimbagezaho utuntu twiza tuvugisha ukuri. Hari umuntu wabonye mfite aka gatemeri arambwira ati unyibukije kera bajyaga bashyiramo kawunga hano bagakata cyangwa umutsima, wenda umutsima w'amasaka, umutsima w'ibigori. Rero yabonye ngafite, asanze ngafite, arambwira ati uramwibuje. Ndimo ndakomeza kureba kugeza mbonye umuntu unyandikira muri comment nawe akagira icyo ambwira, akibaza dushoje icyumweru mutagize icyo mumbwira ku cyumweru. Kandi mba nabavugishije, nabaganirije, nabagejeje utuntu twiza, nanjye mujye munganiriza. Ushaka kutanganiriza wagiye kuri kamera, ariko ukanyandikira no muri comment basi singendera. Sinababwiye ko nkunda comment zanyu ndazemera cyane. Comment zanyu ndazemera, ariko kubera ko mbanzi neza ko muri bukurikirane utuvideo twaba amazirungu mugashima, ariko muri bunyandikire cyangwa asanga mana cyo kora mana mwebwe munyandikira zakugurira imyembe, ipapayi n'ibigori ngushyirire kuri aka kantu. Wowe wandika muri comment, kandi ndakuzi wowe wandika muri comment nzaguha imbuto zuzuye aka kantu. Sha nanjye nzagukorera surprise. Abantu munyandikira ndabashuje kandi buri munsi ndabibabwira, mujye mugera